Alright, reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane mwe mudukunda mukadukurikirana kuri Irutamu Toke Zone TV iwawa wa sportif. Reka nizere ko buri kimwe cyose kimeze neza cyane, ariko hari ikintu gikomeye cyane abantu bari kwitiranya. Hari ibintu abantu bari kwitiranya kuri uyu mugoroba. Wenda ndaza gufata umwanya ukomeye cyane mbigarukeho mu kino kiganiro, ariko nshaka kugira ngo tuve muri dilemma. Tuve hehe muri dilemma. It's a breaking news. Tugiye kwibanda muri equipe ya Rayon Sport. Ibyo duhurira byo mu nzove ni ibitangaza bikomeye cyane. Kipe ya Rayon ikora imyitozo yitegura kujya mu gihugu cya Tanzania, ariko hari geste na manevure bitubayeho kuri uyu mugoroba byari ku rundi rwego. Tugiye kuza tubyinjiramo, ariko breaking ya mbere, ubuyobozi cyangwa se abasaza ba equipe ya Rayon Sport, umwuka mubi wongeye gututumba muri equipe ya Rayon Sport. Ni nyuma yuko hari agatsiko karimo witwa Tadeo n'uwitwa Jean Fideli ndetse n'umukapo bamwita Munyakazi Sadat n'abandi bari kuri side ya Paul Muvunyi. Icyo abantu batazi, hatangiye gutegurwa robbing no gukora igishoboka cyose no kurega Bwana Tade ngo bamwirukane muri equipe ya Rayon Sport. It's a breaking news. Ni amakuru aremereye, ni ibintu bikomeye cyane tugiye kuza twibandaho. Ikindi kintu cya kabiri, turaza kureba kuri equipe ya Rayon Sport irimo kwitegura match yo kwishura. Hamaze gusohoka uburyo kiko gufasha abafana bifuza kujya mu gihugu cya Tanzania. Ese nawe urifuza kujya mu gihugu cya Tanzania, cyane cyane gushigikira equipe ya Rayon Sport? Mwahawe ikaze na karibu ku nkunga ingana na 50% ku mafaranga wagomba kwishyura ujye mu gihugu cya Tanzania, ariko ukaba ugomba gushaka ibyangombwa bikujyana mu gihugu cya Tanzania. Turaza no kubaha nimero mugomba guhamagaraho mukeneye ibindi bisobanuro. Izo ngizo ni zandani, nta handi hantu wazumvira usibye kuri Irutamu Toke Zone TV. Reka nizere ko buri kintu cyose ari balabala. Ni n'umugoroba urimo event ikomeye cyane cyane mu muntu ugomba gutwara Ballon d'Or kuri uyu mugoroba, hagati ya Rafinha, Lamine Yamal na Ousmane Dembele mu gihugu cy'Ubufaransa. Nituba tukiri ahangaha turaza kuba updatinga mumenye gahunda zose uko zimeze. Ariko nanone niza kudukundira, turaca muri equipe ya APR Football Club. Ubugwayi bwa Sheikh Djibril Ouattara bukomeje guteza ikibazo muri equipe ya APR Football Club. Nyuma yuko itangiye imyitozo kuri uyu mugoroba, Sheikh Djibril Ouattara ntagaragare muri iyo myitozo, ariko abakinyi bari bahagaritswe cyangwa se bakubiswe agakoni kunda n'umutoza, barimo witwa Ruboneka Jean Bosco na Ombolenga Fitina Ombabebe. Ari hasohotse amakuru ava ko bagize ikibazo cy'imvune, ariko ntabwo byari byo, ahubwo umutoza yarahisemo ko kwita agakoni kunda. Uyu munsi ni ibiki bihari, cyo wamenya nuko bakoze imyitozo uyu munsi. Hari na warning bahawe mbere yo kongera kwantendinga imyitozo ya APR Football Club. Ibyo byose nitubona umwanya turaza kubyinjiramo, ariko munyemerere mbanza nshimira abantu mwese mwakoze kuri subscribe. Mukomeje kutwereka urukundo rudasanzwe, mubana natwe mu mikino igiye itandukanye, amakuru agiye atandukanye, muba muri hafi yacu. Ni ikintu cyiza cyane mu by'ukuri. Nyuma yo gutakaza channel ya mbere tukajya kuri channel ya kabiri, iya mbere uko byagenze yari sare y'ibihumbi birenga 15 byakoze subscribe, ariko uyu munsi natukifite rero mu twakereye iyi channel. Mu gihe cy'ukwezi kumwe turi kuzamuka neza cyane. Reka nshimira abantu mwese mwakanze kuri subscribe, n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye mu dukunda muduha ibitekerezo byanyu mu buryo bwa message isanzwe. Ubwo mwese tubashimiye cyane kabisa ubwitange mugenda mukora. Ariko nawe utarakanda kuri subscribe, mpamya ko uyu niwo mwanya mwiza wo gukandaho. Kandaho ubundi tugenda neza 5 kuri 5.
Reka dutangire event yacu kuri uyu mugoroba. Operation muri equipe ya Rayon Sport ni gute turirukana Tadeyo umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport. Izi ngizi ni zimwe muri title zikomeye cyane zikomeje kugenda zitutumba hano Nyarugenge no mu bariyo bose muri rusange. Nyuma yuko uwitwa Perezida Tade na Paul Muvunyi bateguye match ya Singida Black Stars, ariko bikaza kurangira uwitwa Paul Muvunyi umubyeyi cyangwa se Tycoon atagaragaye kuri match ya Singida. Byateje polemique ikomeye cyane muri rubanda. Amakuru ava ku ruhande biravugwa ko atishimiye imitegurire no gufata equipe nka Rayon Sport akajya kwitegurira mu Karumuna ahazwi nko kwa Jean Fidel. Biravugwa ko kuri Jean Fidel ari nka support yari yatanze kuri equipe nka Rayon Sport, ariko sibyo, harimo ibindi bibazo bigomba kugenda bikosoka mu gihe cya vuba. Ariko nanone operation iracyakomeje, ubu ngubu nibwo tuyitangiye. Munyihanganire amasegonda make yamanze nkurema akantu kari kundogoya, ubundi dukomeze operation yacu muri equipe ya Rayon Sport. Yes, murakoze cyane kutwihanganira kuri kano ga probleme gato kari kabayeho. Turimo kugira ngo dukuremo ibyadukoresha amakosa, cyane cyane ko kuba twahabwa copyright n'ibindi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu nembaye ngiye gato kugira mbanze mbikemure, hanyuma mite ngaruka dukomeza muri equipe ya Rayon Sport. Nakubwiraga ko turi ku ngingo ivuga ngo ese Tadeyo turamwirukana muri equipe ya Rayon Sport gute. Iyo ngiyo ni nka operation tugenda tureba udutero shuma twagiye tuva ku mpande, tunatuma abantu basaza bagira igitekerezo cyo gutekereza ko barega Jean Fidel Tadeyo agasohoka muri equipe ya Rayon Sport. Ayo ngo ni amakuru avuye mu Nzove. Mbere yuko twinjira muri ma breaking news arimo n'abakinyi bagomba gukina match ya Singida yo kwishura, cyizere ni cyose kwa fana equipe ya Rayon Sport. Baravuga bati bagomba kuzahitira mu gihugu cya Tanzania. Gusa icyo mbaza, ese karite za APR n'iza Singida hari yaraho bihuriye? Hari abantu batangiye kuzana polemique bakavuga bati ubwo ikipe ya Simba Sport Club nyuma yo gutandukana na Fadul David umunya South Africa batangiye ibiganiro na Miguel Gamondi umutoza w'ikipe ya Singida Black Stars, bakavuga bati kuva bagiye gutandukana nta mbaraga zihambaye ari buze gushiramo bize gutuma ikipe ya Rayon Sport izasezerera Singida. Ariko nubwo umutoza yagenda, abakinyi baracyari kandi bakomeye, basa naho birengagijwe muri East Africa kandi barakoreye amateka adasanzwe. Ibyo byose nirimo kugenda bipangwa binategurwa muri equipe ya Rayon Sport. So baravuga bati gufata equipe nka Rayon Sport bakejyana muri lokale kwa Jean Fidel. Equipe ya Rayon Sport nayo yari yateguye ahandi hantu ukorera lokale, babifata nk'agasuzuguro gakomeye cyane k'umugabo witwa Tadeyo. Byanatumye Paul Muvunyi arakara cyane, arababara ku buryo bw'indengakamere. Aravuga ngo ngewe nkunda equipe ya Rayon, nta n'ikintu mu buzima kimpangayikisha nka equipe ya Rayon Sport. Ariko abantu baranze bakomeje kunaniza. Ibyo byose birimo gukusanwa kugira ngo barebe ahantu babomorera barega uwitwa Twagirayezu Tadeyo bamwirukana muri equipe ya Rayon Sport. Barakoresha iki rero? Bashaka gukoresha RGB, hanyuma bakareba hagati ya Paul Muvunyi na Tadeyo ninde ufite amakosa akomeye, ufite amakosa bamweguza. Kuko ntabwo bashaka ko RGB yongera kuza izanye ubundi buyobozi bwayo nkuko byagenze ku bwa Sadat. Icyo ngicyo ni ikintu kirimo gutegurwa muri equipe nka Rayon Sport. Gusa umuriro watse, weretse equipe ya Singida ibanze basezerere. Nimara kubasezerera wallahi muri shampiyona haraza kuba izindi mpinduka zikomeye cyane, cyangwa se abantu bari ku side ya Tadeyo bagumane equipe bonyine
abandi bayigiye ku ruhande. Kandi byatangiye kugaragara, hari amazina akomeye yasohotse muri bodi ya ekipe ya Rayon Sport. Ibyo byose ni ibintu abantu bagomba kwicara bazi. Muri ekipe ya Rayon Sport ntabwo ibintu byoroshye, birakomeye cyane. Hanyuma rero, nyuma y'abasaza, ubu natwe hariya mu Nzove radari zacu n'ibirindiro byari bihari. Wowe icyo usabwa nta kindi, kora subscribe, ukore share mu magurupe atandukanye, ugenda usirikiriza iyi video, hanyuma nze nkubwira za ndani kuri ekipe ya Rayon Sport. Icyambere, uwitwa Tadeyo yicaranye na Afram ya Rotifi batangaza amagambo akomeye cyane mu kwigira hamwe uburyo bwo gusezerera ekipe ya Singida Black Stars. Inkuru ya mbere baganiye, bavuze ko agomba kugarura uwitwa Youssou Dieng muri defense. Cyo kintu ngira ngo abantu twakigiyeho impaka cyane mu biganiro bitandukanye, twagiye tunakora ku marade yagiye atandukanye tubiganiraho, turavuga tuti nibyo ekipe ya Rayon Sport yatsinzwe, yabaye menace hagati mu kibuga irataka. Atari kuwitwa Fabrice n'uwitwa Rushema Chris ni abakinyi beza bitwaye neza kuri iyi match. It's a good. Wende ndabye ni kubyumva, ariko nge ntabwo naba ko batanze ibyabo 100%. Bakabishingira ko igitego cyabonetse kitari muri open game, ari kufura bateye, haza ko bari kaje mbi bituma Singida itsinda igitego cy'umutwe Rayon Sport. Very nice. Ubwo busesenguzi nabwo ndabwemera, ndanabushima, ariko ku bwanjye ndebye ku mbaraga ikipe ya Rayon yakoresheje kugira ngo Youssou Dieng abe yaza. Ntabwo Youssou Dieng yaje kubera ko Rayon Sport ishaka gukina shampiyona. Oya, Youssou Dieng yaje nkagira igitambaro ashaka kugira ngo asayidire muri imikino ya CAF Confederation Cup, batanga amafaranga menshi, bishura imishahara kugira ngo umugabo abe yaza. Ariko uyu munsi ntabwo Rotifi aramushira mu kibuga. Kandi mu gihugu cya Senegal yakoraga imyitozo ndetse anameze neza, ikibara gufata icyemezo bakamutereka mu kibuga. Iki kintu kikaba ikibazo gikomeye cyane muri ekipe nka Rayon Sport. So nibyo ufite Rushema Chris wenda witwaye neza na Youssou Dieng, ariko apari ya maturite bamaze igihe kingana cy'umupira. Icyo ni ikintu kimwe kigarura Youssou Dieng mu kibuga. Icya kabiri, ari mu defenseri basezo muri sezi ishize, ndetse n'izo mbaraga z'umubiri arazifite kurusha abandi bose muvuga. Kikaba ikintu cya kabiri kimugarura mu kibuga. Icya gatatu kinakomeye, twagiye tubona afite ubuyobozi bwa leader kuyobora bagenzi be, bwira Fabrice genda garuka cyangwa se Mborenga Fitina uyu Serumogo ari Omari, ariko nanone ni umuntu watanga ibisubizo kuri imipira y'imiterekano cyane cyane muri box ya adversaire, kubera ko ari mu bantu bafite igihagararo cyiza uyu munsi tuvugana. Ibyo byose ukabyirengagiza ukagira ute, ukamushira kuri bench. Ubuyobozi bwa Rayon baba ko nta kindi kintu bagomba kuvugana usibye kugarura uwitwa Youssou Dieng muri defense equipe ya Rayon Sport. Ayo ni amakuru ya Zandani. Kiri kintu cya kabiri abantu ugomba kumenya, uwitwa Foronganye ntabwo azakina match yo kwishura, ntabwo aramera neza. Foronganye azongera gukina equipe ya Rayon mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10. Bivuze ngo Rayon iramanuka muri Tanzania nta mwataka tipike bafite. Kikaba ikindi kibazo cya kabiri, abura afite icyizere avuga bati Foronganye araza mukure y'amaso. Rayon Sport iramanuka yatakigwa na Habimana Yves. Ariko indi nkuru ishobora kuba nziza mu Rayon, murabizi ko muri match iherutse ntabwo witwa Abedi Bigirimana yakinyira match. Yaraye nuko nawe atameze neza. Umwe mu bantu bari guhombera cyane equipe ya Rayon Sport. Kuko nanjye nemera ko Abedi ntabwo yaje muri equipe yari yaje gukina shampiyona. Ahubwo na amazina agomba gufasha mu mikino mpuzamahanga. Apari ya maturite, imbaraga z'umubiri, igihe bamaze bakomfirimye mu equipe nationale yabo, n'abakinyi bagomba kuba bari gufasha equipe ya Rayon Sport. Nge nabyita igihombo. Uyu munsi yakoze imyitozo yose
yakoze imyitozo yose iri full muri ekipe ya mbere, bivuze ngo tuzabona yongera kumugarura. Bishobora kuzafasha iki kipe ya Rayon Sport. Niba mwibuka match ya Singida ibanza, duel zose zo kurekipera no gutambaza imbaraga z'umubiri ekipe ya Singida yari hejuru, cyane cyane biciye kuri kapiteni wabo uyu Mugande wambaye nimero 8, n'umaki bakomeye cyane kabisa, waciye no muri ekipe ya Simba Sport Club. Hajya ni Simba ni Yanga, ndakeka yaciye muri ekipe ya Simba. Duel zose yakoze yitwaye neza cyane. So Abedi rero apare ko afite karite zo gutindana baro ku kirenge, ariko yanagufasha mu buryo bwa defensive. Ese ko mpanganye n'umukinyi uyu n'uyu one on one, niki nakora kugira ngo mbashe kuganya duel? Abedi rero ni umugabo ufite mbere na mbere gabari, igiye kureba imbaraga z'umubiri, itako kareba igituza n'akaboko. Ni umukinyi washora muri duel hakagira duel atsinda, cyangwa icyo ni kimwe. Kiri kintu cya kabiri, anatanga solution mu gutsinda ibitego, cyane cyane imipira y'inyuma ya surface. Ubera akaguru ke n'imbaraga z'umubiri, afite ukuntu arekura umupira ukagenda ukagera ku muzamu, hakaba habamo deflection cyangwa se kwitsinda, byose birashoboka cyane. So kuri Abedi rero umukinyi tugomba kuzabura mu gihugu cya Tanzania aza kurekipera na bagenzi be, bivuze ngo ni signing nziza cyane kuri ekipe ya Rayon Sport. Very nice. Ariko tukiri aho ngaho, ndongera kwibutsa abantu mutarakora kuri subscribe, ni mukandeho ubundi tuzamuka neza 5-5, ibintu bimeze neza cyane. Hano tuhita iwaba wa sportif. Umugani w'umuvandimwe ni mu nkunde. By the way, banzu nkunde, numara kunkunda unkundishe no kubawe, ubundi tugiye tuzamurana 5-5. Abasabu baracyari bake, ariko ndagira ngo byibura kino cyumweru tutiha test iremereye cyane, byibura tuzaze gusoza tumaze kugira abasubscribers byibura nk'ibihumbi 3 by'abasubscribers. Muzamukoze geste ikomeye cyane, kandi turi gutegura ibindi bintu byiza cyane bigomba kuzabageraho bitarenze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10. Bora kugira ngo ubura update, kora kuri subscribe, ukoresha na comment, magurupe agiye atandukanye, ubundi ibintu byose bigende neza cyane. So muri ekipe ya APR uyu munsi basubukuye imyitozo bitegura ekipe ya Pyramide. Muzika ekipe igomba kuzaba n'ikipe ya APR ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Match izabera kuri Kigali Pele Stadium habona. Hagize gute? Habona APR contre Pyramide. Icyo abantu bari kwibaza, ese APR ifite ubushobozi bwo gutsinda Pyramide? Cyo ngicyo ndakibaza nkuko nawe urimo kugenda ukibaza. Ariko uyu munsi bakoze imyitozo, n'imyitozo abantu twadukumbuye kureba, tuvuga tuti ese umutoza aya mazina arongera kuyagarura muri groupe, nangwa bamwe baza kugenda basezerera barekure. Ariko icyo kwishimira nuko abakinyi batari bahari kuri match ya Gicumbi Football Club, haba witwa Ruboneka Jean Bosco na Mborenga Fitina. Uyu munsi bakoze imyitozo, ni byiza cyane, ariko elema cyangwa se tara ihatsi izindi ku mugabo witwa Sheikh Djibril Watara, nyuma yo kugira ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cya Tanzania akivuza, na n'ubu ubugwayi bwe ntabwo buravugwaho rumwe, biracyari muri process, birimo gupendinga, abantu ntabwo bari kubyumva kimwe. Ariko uyu mugabo nawe ntabwo yakoze imyitozo kuri uyu munsi. Ikibazo kiri hehe? N'ubuyobozi bwa APR bivugwa ko bwashize n'imbaraga kugira ngo uyu mugabo byibura kuri match yo kwishura ya Pyramide abe yagira ati abe yagaragara, kuko nagarajya muri camp, nta nubwo aratangira imyitozo yo ku giti cye. Gusa afite dukarasage ko ntagaraza muri za gym za equipe ya APR. Ibyo byose niho kugenda bitegurwa kugira ngo uyu mugabo abe yagaruka muri groupe ya APR Football Club. So n'ibindi byinshi bye bitandukanye, ariko twadusoreje ahangaha twarebaga izi breaking muri equipe ya Rayon Sport. Cyusabwa nta kindi, unkundishe kubawe, tugenda neza cyane, ukora subscribe, ukora share amagroupe agiye atandukanye kugira ngo dufatikanye kuzamura
uyu murongo mugari cyangwa se hano urubuga rwa sportif aho duhurira tukaganira byinshi bitandukanye. So bless kabisa ku bantu mwese twari turi kumwe. Ubwo izindi gahunda za Rutamu Talk Zone TV tuzazikomeza ku munsi w'ejo tureba byinshi bigiye bitandukanye. Ndashimira abantu bakoze subscribe n'abantu supportinga bari hanze y'u Rwanda. Mwese nizere ko gahunda zanyu zikomeje kugenda neza cyane.